yitwa Dushimimana Angelique. Yakuze abona iwabo batumvikana. Birangira avuye mu ishuri aza gukora akazi ko mu rugo muri Kigali. Avuye Nyamagabe. Nyuma yaho baje kumutera inda. Iwabo ntibabyakiriye neza. Bamwirukana mu rugo. Niko kwisanga mu muhanda azunguza. Banyita Dushimimana Angelique. Kuno nakuze nyine nakuze niga mu rugo ariko batumvikana. Bigeze ishuri ndivamo nza gukora akazi ko mu rugo. Birangira banteye inda maze ukwezi nkoramo. Mu rugo babyumvise bakajya bavuga ati aho kugira ngo nkubone utwite nakubona wapfuye nyine bakugonze cyangwa wagiye muri Nyabarongo. Umugabo wamuteye inda yaramutereranye. Kugeza ubwo yaje kubyara umugabo adahari. Nta kintu na kimwe amufasha. Nyuma yaho yaje kubyara undi mwana wa kabiri. Naye umugendekera nk'uwa mbere. Ise w'umwana ntiyamufasha. Mbega abagabo bose babyaranye nta n'umwe umufasha. Afite abana babiri. Nuko nyine nisanze mu muhanda nza kuzunguza byandebe ko byavamo. Hanyuma mama tubonye uri kuzunguza utuntu. None se iyo kuzunguza bwo bivamo? Ntago bivamo kubera n'ukuntu nyine leta ibiri kutwirukaho. Bagufata bakakwambura ibyo wikoreye ukishyura n'ibihumbi 10 kugira bakurekure. Waba utayafite nyine bakagufunga. Hanyuma se uzunguza gute n'umwana? Nikorera dukeya nyine nshoboye kugira nibaza mbona uko niruka. Ariko urumva ntago biba byoroshye kuko kucuruza no kubyiganira ku modoka. Ariko iyo ufite umwana ujye inyuma nyine ntago upfa kugurisha. Hanyuma se mu rugo ni nta muri Kigali? Ni Nyamagabe. Nyamagabe waje kwisanga gute uri hano muri Kigali? Naje nje gukora akazi ko mu rugo. Ndetse ishuri nyine muri uwo mwaka nyine nibwo nabyaye. Hanyuma waje gukora akazi ko mu rugo. None se wavuye mu ishuri kubera ubushobozi cyangwa hari ikindi cyatumye uva mu ishuri? Ni mama wari intuye. Yari gukuyemo kubera ari ahantu twagiye gukina umupira turarayo. Tuje nyine ahita ambwira ati ntago uzasubirayo ishuri ndire kuko ngeze mu wa 2 secondaire. Ubu rivuyemo. Hanyuma se ufite ababyeyi bombi? Ndabafite. Usibye ko papa nyine yagize ikibazo. Imodoka yarabahiritse yabaye ikimuga. Yarabahiritse? Yakoze gusiga. Hanyuma dushaka ngo tuganirizeho gatoya. Ese ufite se umugabo cyangwa papa w'umwana? Papa w'umwana arahari. Murabana? Ntago mubana. Tubwire gatoya impamvu mutabana. Nuko mugize mushakana cyangwa yagutenda gusa arakwihorera? Twarabanye nyine amaze kumenya yuko ntwite nyine atangira kujya agenda nta kintu amfasha. Nanjye hari umwana wanzanye mu muhanda nza kuzunguza. Papa w'umwana ntashye nsanga ibintu byose yabipakiye yagiye. Nta kintu gisigaye mu nzu nyine. Ubwo nyine nanjye mpita nikodeshereza inzu. Ndibana nkajya nza kuzunguza. Nishyura inzu ndanakosha. Ndabyara. Ababyeyi papa w'umwana uhari? Yaragiye. Ubu se ibintu ukora ubona amata y'umwana ukabona nuko wishyura inzu? Ntago byabura nyine kuko nta kandi kazi uba ufite. Ugerageza buryo cyose ugomba kubibona. Nta handi yava ntazunguje. Ntakoze nyine sinajya. Ushaka wenda utubwire gatoya ubuzima bwawe nyine n'uwo muntu mwabyaranye. Se ntabwo ajya ashaka no kugufasha ku mwana? Ntago ajya amfasha. Nta kintu na kimwe amfasha kuko ni umusinzi. Ahora yasinze.
ari muri karitsiye arwana nyine ni umuntu udashobotse nta nubwo azi niba yabyaye kuko duherukana ntarabyara. ntabwo mujye muvugana. hanyuma se mama kuba utavugana nawe ubwo umwana nakura akakubaza papa w'umwana bizagenda gute? ntabwo azamumbaza kuko ntawe yigeze abona nyine nta n'icyo amufasha, nta mituweli ntaki, iyo arwaye nyine ubwo ndabyimenyera nuko tubayeho. mbese se abizi ko yaguteye inda? arabizi ariko ntabwo abizi ko umwana yavutse. nyuma se nk'ubu ngubu wenda kankubaziho gato, nk'ubu ngubu aje akakubaza nk'umwana byenda byagenda gutya, arakubwiye ko ashaka umwana we? ntabwo namumuha. hanyuma umwana nakura akakubaza papa w'umwana se uzamubwira gute? nzamubwira ko ntazi ahari. rero ukuntu umwana aba ashaka kuba yamenya nka papa wiwe. oya ntabwo azamumenya. se kumenya umuntu wagufashije wamenya umuntu utaragufashije? ntabwo azamenya ko ntabwo yamufashije. nanjye ntabwo mba nkeneye ko amumenya nyine. hanyuma se wenda dufashe tubwire nk'ikintu cyaba kirakubabaje mu buzima bwawe. icyambabaje ni uko banteye inda ntarakura. ikindi cyambabaje ni uko navuye mu ishuri nyine ntabishaka. icyo cyakubabaje. ese uvuze ngo baguteye inda utarakura, watwaye inda ufite imyaka ingahe? 18. 18. uyu ni uwa kabiri nyine mfite undi. uyu mwana uwa kabiri ufite undi? uwo nabyaye nkora akazi ko mu rugo. hanyuma ufite umwana wundi wa kabiri, uwo wundi wa kabiri se we mubana papa we byagenze gute? tuganirizeho sitori ntoya kuri uwo wa kabiri. uwo nyine uba mu cyaro, uwo mwana niwe nabyaye nkora akazi ko mu rugo, nawe nyine bigenda nk'uko n'uyu byagenze. uwo wabyaye ukora akazi ko mu rugo, uwo mwana wa mbere. hanyuma uyu wa kabiri waje kwisanga wongeye kubyara umwana wa kabiri gute kandi n'uwa mbere byari byanze? nyine nari nabanye na papa we, ambwira ko ashaka umwana ndabyara. wari wabanye na papa we twarabanaga. uyu nyine nari nashatse umugabo, mbese wabana n'umuntu utaramubyariye aba akubwira ko akeneye umwana. turi gushaka wenda udusobanurireho gatoya. aba bana bose bafite ba se umwe cyangwa ntabwo baba bafite ba se umwe? ntabwo ari umwe. baratandukanye. ubwo uwa mbere byagenze kuriya ntiyagufasha, n'uwa kabiri. hanyuma wenda tuvuye kuri apati y'ubuzima, tubwire wenda ubayeho gute se mu buzima busanzwe na kano kazi ukora n'umwana? ntabwo biba byoroshye nyine, ni urugamba, ni ukuza ngakora. nk'uko byaba byagenze nabi nyine uraburara iyo bakwirutseho cyangwa bakwambuye. hanyuma se uwo mwana uri mu cyaro uramufasha? ubona ibyo umwohereza? hanyuma ngo wenda turetse iby'ubuzima nta kintu cyaba kigushimisha mu buzima? ni cyaba kigushimisha cyaba cyaragushimishije wenda? icyashimisha kereka nyine ubuzima buhindutse nkava mu muhanda. nicyo kintu cyagushimisha. ngaho wenda tubwiye turi gusoza ugiye nk'ikintu wabwira abantu bazabona inkuru yawe. icyo nababwira nyine, bibaye byiza yenda nagira inama nk'umuntu waba uzanyumva kujya yitwara neza, akirinda abagabo ko barashukana kandi bagutera inda ntibagufashe nyine. iyo ni inama uri kubwira wenda abakobwa batarabyara. hanyuma wenda inama wabwiye undi muntu wenda waba warabyaye nk'umwana wa mbere akaba yifuza kubyara uwa kabiri kandi nta mugabo afite, ni nk'iki wamubwira? namubwira akabireka kuko nta cyiza cyabyo, nta cyiza kibirimo. urababyara abana bakabaho nabi, ntugire ikintu ubamarira kubera nawe uri umukene utishoboye. hanyuma rero mama, turi kugana ku musozi, twebwe itsinda ryabawe ukuboko tugenda dutanga ubufasha ku bantu bagiye batandukanye. hanyuma tugiye gusaba wenda hagize nk'umuntu uzaguha ubufasha utange nimero ya telefone yawe unyuzaho. nimero ni 078 48 49 455. mama murakoze cyane rero.
murakoze namwe. ubuzima buramugora cyane kuzunguza ndetse ahetse n'umwana ntabwo biba byoroshye. Niba nawe ushobora kumufasha wamuha ubufasha unyuze kuri nimero ye ya telefone cyangwa ukatwandikira muri comment. Turabakunda cyane.